aya basi agafilm gacuri ko tugatangiye agasohotse dere rusasi ahasohotse umufande bita Fande Steve yari yavuye mu modoka mu gihe disi yari afunguye imodoka amaze gufungura atya akirangaza ari umutipe wamurebye neza yamwitondeye yamubaze yakuriye agakapu muruze mu modoka tayari agakapu kitikari mwiki angara umutipe wamubonye tayari ninde sasa rero sasa mukurya agafilme uyo mutipe wamubonye rero bamwita ufumbaji akimara kubuka bitimboni yabonye umutipe ukora mu rwose ari indani akoramwe akaki akoramwe akabage ka Fande Steve Fande Steve yazamusanga avugira kuri telefone abwira umuvandimwe ati rwose nyaboneka ye naje kubasura rwose naje kubasura ibintu bimeze neza naje rwose naje kubasura inanga kabisa reka cyane nari maze igihe kirekire nababona naza kubasura kabisa rwose nanjye naje inanga rwose nze mbasura nze batakariwe ahangaha umutipe bita MC Chapo nta kindi yakoze yamaze kubona Fande Steve arimo arashingura ikirenge gake ashingura ikirenge avari ya tayari nta kindi yakoze nani kindi yanatekereje nyaboneka hanga rwose hakunino nta cyatekereje kindi kirenze cyo kwita agira atya agaseseruka muzi y'imodoka yarangiza nyaboneka kirukanga akavumbi kaderamwo kabyamukurya agafilme yarirukase shawo dore nguwo sha yarirukase imisozi arayirukanga arayimara hanga rwose Fande Steve nuko yizamukiye mpura kidogo azamuka rwose agiye kwisurira abatipe be cyangwa se imiryango ye agiye kuyisuhuza mwoko byamukurya agafilme aya mavuga kuri telefone tisha narimba kumbuye ukuri kwimana rwose igihe cyagishize ari kinini nababona hangaho bita ufumbaji rero yabonye umutipe agira gutya rwose agatwara iki amafaranga yaje atayitsimba hakunino ahubwo atahita mbona sha atambona akategera gutya rwose amafaranga atanyarukana handi hantu akayitegeka ko ndibuze kumuvumbura hano yitsimbye ku ruhande gatoya aravuga ati ngereka maze cunge gake mbanze cunge undi menye ngo ni ibiki menye ngo birabino biragana hehe yabonye umutipe bita MC Chapo azaguruka rwose areba hirya areba hino cyabaguzwa nyaboneka avuga ati batagira umuntu umfata atagira umuntu uri kumbona hakunino mu kugira hakunino hanga yasafunga amafiri tayari mu gufunga amafiri rero sasa rero yarebye avuga ati se watsimbara mu bihurura atwagitsimbara mu bihuru agira gutya arasimbuka ajya mu bihuru aravuga ati ko sinyaboneka ahanga ngize ntsimbye mu gihuru se yaza kujya kaza kukibona abahungu ahanga rwose Fande Steve yari sakasatse yibuka neza ko hari akantu yibagiriwemo ari umuntu uze mu modoka akabage kanjye ngibagire mu modoka bitera shoboka bite ahanga rwose umutipe bita MC Chapo yamaze kwiba akabage dara gafite mu ntoki mwebwe mwaje mubikurikirana 5 kwa 5 ahanga yaraje nyaboneka nta kindi yakoze nyaboneka niyo uzi kuri mushyashya kora subscribe kuri channel ayagize arya afungura iki afungura ikaga kapu aravuga ati zundi iki gikapu ntwaye muri kiri mwiki mu kugira gutya yari itonze neza akubita mwintoki cyangwa ashora mwintoki nyaboneka mu kurya agafilme nagira akanuka baceka ahangagize arya rwose akora muri ka kapu cyangwa muri ka kabage yibya Fande Steve ahanga rwose umutipe bita ufumbaji nta kindi yakoze yakuyeho telefone nyaboneka kugura telefone nta kindi yakoze yasatangira gufotora atangira gukamera rwose umutipe yema arikora hakunino aha aravuga ati genda ngo ngomba kubyihanganira ni gute abantu bashobora kutwiba bashobora kwiba abaturage bakiba afande nta nisoni kinga bagirira mu reka ntibishoboka anga mu gukora bo yewe gadata we dori note wo kabyara anga yakoze amasanga ari mwinote nyaboneka yeba data we ayasanze hari mwinote 10 zanjye shote zanjye yewe gadata we yasanze mico bita inoti nyaboneka asanze mucyo bita ifaranga asanga inoti ritetse muri tsindagiye mu tayari ahanga abonye nta kindi ari bukore yasafata ashyira mu kiro dustbin no dustbin mayizi niyo ku muhanda nyine tu iyi dustbin nyine ikoreshwa ku mihanda niyo bashyamo ibintu by'imyanda niki ku mihanda murabizi ko birwa bihashyira muzajya muri Kigali muzabibona muri Kigali usanga ari no bimeze kuriya nyine by'ibidustbin bashyamo imyanda bitema biswi niki ahanga rwose no mutipe bita fan wita nuze MC Chapo yagize gutya rwose amaze gukubita iki amaze gukubita amafaranga mu nuze muri dustbin nta kindi yakoze yatekereza avuga ati ariko nyamara we kuri amufande ayama akatahiri cyangwa akatahina hangaha ashaka kuza kumvumbura mu kanya reka ahantu mpave masimbuke mpave nkarenge nimara kukarenga ndazogaruka ngirene aza kugaruka rwose nze kuyatora nze kuyafata nge kuyarya tayari mu kurya agafilme ahangaha tugarutse hakunino hari umutipe bita ufumbaji nawe nta kandi kazi yakoraga yagize atya agira ate ayifatira ka video polapura kidogo yifatira iki yifatira ka video aravuga ati ngenda ngomba kugira gute ntagomba kwishingira ibintu by'ibirara byiba kubi
ibintu bya MC Chapo byiba bya gafirita ntabwo ngomba kubyihanganira. Ngiye ntabwo ngomba kubona ibintu nk'ibi ngo mbiceceke. Reka da ngomba kubibona nkabivuga nkabibwira nkabibwira nyiri imari. Ntabwo bishoboka rero sasa uko cyaga filime nuko yibanukiye umutipe acita ufumbaji atagiye gukora iki sasa rero. Ese agiye guhiga fande cyangwa agiye guhiga ari amafaranga abonyemo muri bage mu kuryaga filime cyagiye guhiga kimwe muri ibyo. Tiyari rero muri kujya gutya mu kuvugana n'umuryango ati rwose ndaje nza tuvugane nta ribi ndaje ndi mukayira ndimo ndaza rwose ndaje tubikurikirane ahanga rwose agize gutya mujya ngo ati ataka kapu kayikunda kibagigura kuvura agakapu mfite yaba data bikasubira inyuma nyamureka reka subira inyuma njya kureba ngo ni ibiki njya gurukinga ngo ni ibiki yaba data we ibi ntabwo bishoboka bishoboka bite ko agakapu kanjye naba nakibagiye karimo amafaranga reka da gusa abantu bo mu muryango abantu bo mu cyaro n'imiryango yaje nabagura agacupani ntabwo bishoboka ahanga rwose bita ufumbaji nta kindi yakoze nawe yaje yifatira ka kabage karimo amafaranga nta kindi yakoze nta kindi yari no gukora nawe nta kindi yari gutekereza uretse kwifatira ka kabage yamara kwifatira kabage nyaboneka nta kindi yari gukora kindi nta kindi yari no kurenzaho nawe rwose arabatigiye ntabwo ngomba kubyihanganira ibi ngibi reka da ntabwo bishoboka tayari mu kucyaga filime kagira akantu kabaceka kamwe ku kandi from the beginning until the end of this film mu kwitegeza ndani neza yabonye hari mwinote nyagasani we hanga yabonye mwinote bavandimwe yabonye icyo biti faranga aravuga atanga ntabwo ngomba kuri gutwo ntabwo bishoboka hanga ntabwo bishoboka ngomba gutwarira ifaranga nanyengene nkaba umukire nkaba umuherwe ntabwo nabyihanganira tayari kuryaga filime hanga yakwesema amafaranga toramo ibinota kuramo ibinota bitukura imituku yoyo data we yewe data ukuryaga filime nagira karuka bacika nyaboneka ari amafaranga afite rero sasa ninka yanjye nanjye mfite ndamutse yasutse hasi wasanga ari ibyatsi neza tayari wasanga ari nka biriya byatsi nyaboneka ahanga rwose afande Stevo nta kindi yakoze yagize gutya agiye kwinjira aranga agiye gusuhuza abantu mu miryango ye yari yagize ati agiye kubona yibagiwe akanuze akabage karimo iki akabage karimo amafaranga nyine ngaje guhahira nyine abantu mu miryango aje kugurira n'abantu biganye kera ubu yaragafashe nyine amaze ugafata yabaye umusirikare abajyanga nagure n'abantu babaye inshuti ziwe nyine zo mu cyaro yari yagiye kuhiga kakapurera kabura ubita ufumbaji rero nawe yabinze umutipe ujyanye ari amafaranga nta kindi yakoze yasagira atya tayari magukanye nagutindigaye nakugira ute yagize ati rwose atanya gukubita mu mwenda afungura agashati ahanga rwose afande wacu yaje agira atya aravuga ati kamfungure ndane ka kabage kanje nyuma yo gufata kabage kanje ubundi ngire ubundi ngiye kugurira abaturage b'ifiri wacu nuko cyangwa cyanga terore akabage tayari yasanze nta kabage gahari yasanze nta kabage kagize gute yasanze nta kabage kagihari nyamuneka mukuryaga filime hari umutipe nawe rero yarakomeje kugira ute yarakomeje kuyora icyo bita ipinda yarakomeje kuyora icyo bita inoti mukuryaga filime ahanga rwose umutipe bita ufumbaji nta kindi yakoze yasa kubita amafaranga aramunuze mu mwenda indani atanya kubitamo rwose abikamo icyo bita inoti akusanya busakuma bukaba icyo bita kubukabika icyo bita gukabika yakabisa amafaranga nyaboneka afata ifaranga arakusanya neza aregeranya akubita mu kabage akubita munuze mu ishati mwindani brana bita kari nka kabage ina kabage kindanye nyine kabage kishati ngo kajya mu kuryaga filime ara amafaranga kuko nyaboneka ara amafaranga nimugire ngo ni ibintu by'ipapuro reka na amafaranga anga afande Stevo nta kindi yakoze yaje arahigisha mu modoka binamucanga burundu tayari areba hepfo areba haruguru areba hirya areba hino biranga abura amafaranga burundu tayari kuryaga filime imodoka yeme arayirangaza yose arayisakambura neza akuraho retroviseur akuraho intebe arasohora hanze nyaboneka ahiga iki ahiga inoti kuryaga filime byaramucanze rero uwo bita afande Stevo imaze kumucanga tayari uyu mutipe namaze kubona ukuntu amaze kwitwarira ibinoti amaze kwitwarira inoti kwitwarira injenje yasa yirukanka tayari muri ako kanya nta kindi yakoze yasafumyamo cyangwa icyo bita kuguruka yari rukasi tayari ahanga afande Stevo nta kindi yakoze yararebye aravuga ati se none ibi ni kibahu nazibandwa nzerekeza he abanyarwanda kwanzi kagakapu nakazanye agakapu kanciye mu myanya no kigute kagiye gute byagenze biti kandi nyamara abantu mwagiye mukurikira mwagiye mureba ukuntu byagiye bigenda kamwe ku kandi from the beginning until the end ahanga rwose ari umutipe ari wiryamiyemo munsi ndani amaze kuryama munsi nta kindi yakoze yamaze gusohoka afande Stevo ahitagira gute ahitayitwarira akabage karimo inoti karimo ikiyorero cy'inoti
Afande Stevos yarabutswe ngo byagenza bite gusa umutipe nayo iramubaza neza aramubara neza ahita akagurukana atakanyarukana anga no mutipe bita Ufumbaji nawe yasaye vunda wa mutipe jya kuyatsimba nawe nakindi yakoze yaramutsimbuye ahitira ukora mari rukanga imihanda ayama naterasa imihanda yasaye gaza kugenda gutebeza guherera hehe mukurikira ga filime anga no mutipe bitandi mutipe bita MC Chapo yari yatashye agiye kuzana iki agiye kuzana agafuka ari butware mu cya kiriro cy'amafaranga kandi bakavuga ati ngiye amafaranga ntabwo yatwara mu ntoki cyangwa yatware mu mufuka azabashe kujyamo reka ntabwo bishoboka ahanga rwose yiyambuye na cya kiboro cya cyatibare yavuze kubona ko nundi byose ari kimwe ahubwo ati niyo agatuza bakamena n'ubundi amafaranga namaze kuyahomba byarangiye yari rero mu kurya filime nagiye akaruka bacika ahanga rwose no mutipe bita Ufumbaji mu kuzamuka hakurino haro yabonye hakurya ari urari mbonye ninde sha uriya mbonye ninde gaho da uriya mbonye ninde mwoka byara uriya ninde ni nani ndakumujwa amayi nkadati uyu mutipe rwose Afande Stevo nawe yari yahagaze ku modoka ye areba amahigisha hano yabataye igikapu cyiwe shaho yahayobe burundu kandi umutipe yakinyarukanye kare yagiye tayari no mutipe nawe yatekereje avuga ati ariko sha ntabwo ngomba kwihanganira ibisambo by'ina hanga oya ngomba kubivuga ngomba kumuraburiza uramu Caritas n'ubundi niyo yayo nta misoro atanga n'ubundi nta nikiratumari inahanga yo kavuna umuseto n'ubundi nta misoro atanga n'ubundi ntabwo atanga n'icyacumi cy'amaturo cy'ibisambo ngomba kumuraburiza ntabwo yibye yabimbwiye yabanza akabimbwira akabimbaza ntabwo yari kunyiba ntabwo yari kwibanga azafata cyangwa umuraburiza ubwo yagiye kwibara atabanje ngambwire umaze mu butange mw'imirongo ya danje ubwo nanjye ngomba kumuraburiza nyine abatanyubashye yari mu kurya filime ayaje azamuka bita Ufumbaji azamuka kidogo gahoro yitonze ahanga MC Chapo nani uko yakomeje nawe kumanuka nawe amanuka Kizimbabwe tayari mu kurya filime nagira akanuka bacika ahanga rwose yamanutse yirukanga tayari yifitiye n'agakapu yewana mu kurya filime ahanga umutipe bita Afande Stevo yari ku modoka hano none batwereka umutipe bita Ufumbaji rero nakindi nawe yakoze yaje yitegeza neza abona wa mufande rwose yakwati vamani bite mwana nta makuru bashyashye wabunzaniye ati wese gatoya ndaje nkwegere nkubwira amakuru abwashyushye wowe uretse gato tuza gato ndaje nkwihera amakuru ashyushye bundi wewe wumirwa reka manze nkwegere bundi banzu ndaburi reka mbanze nkwegere ndaburi mbwire ngo ni iki wabuze ngo habuze iki wowe nanyize ngucange mw'imirongo ya danje yari mukurikira filime nagira garuka bacika anga umutipe babitande uyu mutipe bamwita Ufumbaji aho yenande aho no bita Afande Stevo mwoka jya mukurikira filime anga rwose nta kindi cyabaye yambwa ati mvamani umva Fande rwose kakubwira ati saka kapu kawe wabuze agaruka kapu nyine mutwara mu ntoki okay niba ariko wabuze rero ngaho tuza gatore kaze nkwereke je hari umuntu nibone ni kubitiye imboni z'ijisho mbona neza rwose indani mbona agakapu ni ukifitiye wakajyanye inamwibone namubonye ahubwo ikaze nkwereke bubu reba no muri telefone ijya hino nkwereke muri telefone ijya hino nkwereke nyegera we ntugire ikibazo nyegera hino ngira icyo nkwiyerekera reba hano iyi foto urayibona nyirayo iyi foto iyi ngiyi irimo hano ntabwo uyibona reba iyi ngiyi irimo hano iyi ngiyi rero n'uyu muntu rero waje arakwiba arakunyanga yanje ahitagira gute ahita anyaruka arirukanka imisozi arayima bishoboka biti ntabwo byabaho oya ntabwo bishoboka n'ukuri kw'Imana bishoboka bite ko umuntu yakwibira inuze yakwibira ibyawe byose bingana gutya ukabyemera oya ntabwo nabyemera n'ukuri kw'Imana njye ko mushenzi wagibiye inote wagibiye akabage tayari yambwa ati we tuza nari ndajima kwiriki reka ze makujyane fa kubiri kumwe nanjye ngiye Ufumbaji uzabaze nta murara ukaritse ujye kumenyera uko yiboneye atatanze umusoro se atatanze n'umusoro kandi atatanze n'umusoro noneho ngo ni ukumurabuza no kumunyaho kumuntu akamudodomaho nta kindi kintu umuntu yamukorera mwaka byamukurikira filime nagiye akaruka bacika hanga baje bahagarara hakuno n'ahangaha bavuga ati none kanze nkwereke nitugeza hakuno rero hagarara hano rero sasa hagarara ahangaha nze nkwereke we utuza ntusaragurike ntugire umusazi ube gisirikare nyine ube stable nyine nta musirikare usaragurika nawe urabizi nta musirikare usaragurika we duhagarara ahangaha ndabizi neza umuntu wagize gute umuntu wibye ndabizi ko yabuze kugaruka hano hakuno ukureba neza mbwa ati mvamani dore nguriye wamubonye dore nguriye murebe neza mwitegereze dore nguriye araje wamubonye uriya niwe umutipe utaye MC Chapo rero yaje yirukanka tayari
yaje aguruka imisozi yose afite n'agafuka mu ntoki avuga agafuka ndashinze ngakubite mwinote niba nako gakubita mwinote ndarya kwikirira nibera umuherwe uyagiye kwirukanka ndera mugaro yambwa ati ave ntabwo ari uko bikorwa afande nawe rwose ko wagiye kwikosa imbizi ubwo ufite ubwoba bw'iki koko we kingano ku ruhande do ku rundi bikinga nuko nguko ushaka kwikinga haduye ujya ku ruhande ntabwo ugenda ngo ujye mu neza cyangwa ujye kumwireka ngo urakare ngo nge ngo ibiki n'ibiki oya apana ubu umuntu mukuru ukavuga ati jewe ni umuntu ukuze ngomba kuyoborwa n'amarangamutima mujye kugira gute nge kwiyahura ku muntu oya ntabwo ujya kumuyahuraho ngo kumwisasa ngo kuko mubonye ngo tayari ngo ndahoje kuvunagura oya suko bikorwa ugenda gahoro witonze purapura ukanza ugacuka menya ngo uramuka itasaba imana jya hehe wese uri yawe marajya hehe tayari anga bamuteza amaso nabo abona nicyo bakoze bamuteza amaso kuna manuka yirukanka ukunda guruka mwoka byarimo mu kurya filime anga mbwa ati none twagenda none umwana afande twagenda none tukagenda tukagufata ingegera none birashoboka utwa tumufatiye mu cyuho none utwa tumufatiye mu cyuho mu kurya filime abagiye gahoro bagenda bucece mu gace anga mu kugera hakunino yagiye kwirukanka tayari yewe data bamufasha mu bashati uri murajya hesha uri kujya he uri kujya he mwana nanisoni ntabwo bufite anga nanisoni wa mukaritasi bwana anga rwose byari bikomeye byari babaye akasamutwe yari mu kurya filime anga rwose bamukubise urushyi rwiza bamufata mu makote uravuga ati wa mukaritasi urajya he enda hano manze ngwishakirire anga rwose mu kujya gutya wo bita ufumbaji mu gufungura hirya afungura hino yabuze mu cyo bita inoti yazizemo nazibura burundu aba ati se uyu mukayitasa amafaranga yashyize he yari mu kurya filime anga rwose nta kindi cyabaye anga afande Stevo yafashe cya gikapu ngo ati reba mu hano uri kubona mwiki anga hari mwiki ntabwo barumbwira hawe nk'umuntu nawe tuba twagize gutya rwose ukavuga ngo tukugirire impuhwe turakugirira impuhwe kubuhe bwende turakugirira impuhwe kuyihe ngoma ayo nawe ujye umbwira wa mugabo bwira nawe ubu turakugirira impuhwe kubuhe munota avuga bakubita ishyize amatwi basakara ngaho rero nawe umuntu umufashe mwuka byaramo yawe data umuntu wamucakiye wagira ngo yacakiye akaruka gashishi akaruka adafatika kari aho ngaho k'amafuti yari mu kurya filime agambwa ati rwose afande n'ukuri kw'Imana ntabwo ari njye wayibye n'ukuri nubwo ari njye ufata cyo gikapu cyawe senzi ko ari n'icyawe rwose n'ukuri nanya gitoye mu nzira nanya nagitoye mu kayira n'ukuri kw'Imana ngirira impuhwe ukabyara ugirira impuhwe nanjye nagitoye rwose reka rwose nanapfukame n'ukuri kw'Imana ahanga rwose batajya kugindagurana nyaboneka bapfiki bapfa amafaranga ahanga hadisi umutipe bita ufumbaji mwibuke neza hano yabitse amafaranga ni muri rashati yashati yatangiye gufunguka tayari amafaranga atangira gutakara ahanga ho bita ufumbaji yatangiye kwigendera avuga ati nubundi jewe reka ninyarukire byagiye kwirukanka no mucakira none tayari mukujya filime hari abamucakira avuga ati enda nawe hano bano sha nubwo wamundangiye se wagize ngo ko ndewe kugenda unya amafaranga ngo nibasanga wari amafaranga ra onde uri kunya amafaranga urasanga wari imbuto z'amafaranga wari ibyuma biyakora ariko enda hano banza usobanurire neza mujyaje gute ngo yirukanga tayari nta kindi cyaba yamushije indege mukumurusha indege rero ari wamucize bitaye musicapo maze kumutika ari rukasa imisozi arayinyaruka rwose ko icyo bita kuyibagara yarayibagara ari rukanga nyabunika ukurikira filime yaraje rwose kari kaguye mu mwaka byawe cyagipfunza umutwe kunzu yabaga data we yaje yirukanga tayari yajya guza amaferi cyo bita kubura feri nyine buriya wabuze feri gukontorora hariya mu kubura feri rero yarirukasa imisozi arayirukanga arayimara tayari hangado sasa rero bamusigaye mu mashati bamufata mu makote barekura amafaranga yamara kubagurika mu mashati no mu makote yabaga data we mundebera mwoka byawe ngo abanyeshuri b'iki gihe njye mundebera abaturage b'iki gihe mundebera inshuti z'iki gihe mwoka byawe ngo abantu bose barahindutse ibintu byose byarahindutse ari ihene ari ingurube ari intama ari ibiki byose byarahindaguritse ahangaha rwose afande Stevo nta kindi yakoze yabaye ati aka gafuka rero kageze hano gute rero sasa aya mafaranga kugezeho ati rero sasa ugomba kubisobanura neza ngoza avande n'ukuri kw'Imana nyihanganira nanjye ntabwo ari njyewe oya ibyo tuzabivugana namaze kuguhondagura tugende ibyo tuzabisubiramo namaze kukunyukanyuka nakubyinnye umudiho nakukanajya mu kugakanu ibyo tuzabisubiramo rwose ntugire ikibazo
nanjye ndi tayari kugusubiriramo agafilimi kacu tunagasoza tukagana ku musozo. Nyaboneka ngenda bakunda cyane, niba uzi ko ubona filimi ziryoshye kuri channel ya Filizo yagasobanuye films.com, ndakubwiye ngo kora subscribe. Nyaboneka nurangiza gukora subscribe, sharing, wandike na comment. Duhure mu gafilimi gatangiye, ndabakunda sana.